ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Turi mu gihe cy'umubabaro kubw'umuvandimwe wacu Uwiduhaye Pascal wigaruriye, umuhamagaye, uramukunze kukuturusha. Ariko data, dufite ibyiringiro nk'uko data na Yesu ubuzima yabunyuzemo agatsinda urupfu. Uwiteka umunsi nugera mu gihe cy'umuzuko tuzamubona amaso ku maso, turavuze ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hereza buri muntu wese wageze aha ngaha Uwiteka kugukorera nk'uko bikwiriye. Ugiye buri muntu wese uzamusarurira, Uwiteka uzamuhembe bitewe n'uko yagukoreye. Uwiteka rero Mana yacu, turasenze ngo buri muntu wese umuhereze kugira ngo inyenyeri ye yake, akore ibitunganye kandi agukorere by'ukuri, kuko Uwiteka aribyo wifuza. Uwiteka Mana yacu, turasenze dusabiye imigisha abageze aha ngaha bose. Bibiliya iratubwira ngo tubabarire n'abarira, twishimane n'abishima. Uwagejeje wese ikirenge cy'ahangaha abikoresheje urukundo, uyu mubyizi w'uwandike, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye data umuryango wabuze ababo ndetse n'itorero twamubuze, duhereze kwihangana, uduhereze gukora ibyo ushima, kandi duhereze kugira ngo tugire isomo twigiraho, kuko data igihe n'igihe buri wese wamutungura, ahubwo buri wese akukorere atarebye kuri mugenzi we. Uwiteka Mana yacu, reka buri muntu wese ugendane nawe, uburinzi bwawe butubeho, ineza yawe itubeho Mana, kandi ukomeze wihanganisha imiryango ibabaye n'abari hirya no hino babuze abaho, ndetse n'ababuze ukuntu babaherekeza, nabo ukomereze kubihanganisha. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.